Imana izatugira neza. Iyi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Kaza wanjye unkurikiranye, ndagira ubwire ngo hari ibintu bigiye guhinduka. Bantu bagiye kumenya ko wasenze, bantu bagiye kumenya ko wabaye imbere y'Imana, bantu bagiye kumenya ko wiringiye Imana, bantu bagiye kumenya, bagiye kukumenya. Hagarare mu ruhande rwawe, Imana yongera ibane nawe. Maze igihe kirekire utaka, urimo urabwira Imana ngo urihe, urimo urabwira Imana ngo ko nakubona. Ndagira ubwire ngo ugiye kubona Imana, ugiye kubona Imana. Ese batamweraga kuko nawe batakwemera. Hari igihe umuntu ageramo cyo kutemerwa, abantu nibakwemere, abantu nibagukunde, cyukoze byose, abantu hagusuzugura. Waba uri mu kazi wavuga bakumva ntacyo uvuze, muri famille bakagusuzugura, muryango ushatsemo hagusuzugura, n'abantu bye ntibakubahe, ukaba mu gihe cyo gusuzugurwa. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Abo dukunda kubana kuri channel Imana Nizera TV, Imana ibaho umugisha. Reka nshimira abakunzi banjye, abankurikirana, abankunda, banyandikira muri comment. Nkunda iyo umuntu ambwiye ngo arankunda numva nishimye cyane. Abantu benshi babuze babwira ko abakunda by'ukuri, ariko iyo umuntu ambwiye ngo arankunda numva nezerewe cyane. Biri mu bintu binyubaka cyane, nkumva ndishimye. Rero reka ntangire nshimira umuntu wambwiye ngo arankunda. Reka nshimire umuntu wakoze subscribe, reka nshimire umuntu wakoze like, share ndetse na comment. Imana iguhe umugisha. Nongere nshimire umuntu wafashe kino kiganiro akagisharinga abandi, akagishyira mu magroupe, akagipostinga. Nukuri Imana dati iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ntago bikora abantu bose. Buriya iyo umuntu agushyize kuri state ye ni ikimenyetso cy'urukundo rukomeye cyane. Nukuri abantu benshi bakunda gupostinga abantu batakirimo umwuka. Umuntu yamara gupfa agahita amupostinga ati namukundaga, nk'umupfuye inkuru yanjye yose yakwamamara. Pastor Diana apfuye, inkuru yanjye yose inkuru yakwamamara. Harimo bavuga ngo twamukundaga, abandi batwari tumuzi, abandi batibura yari inshuti yacu kuko namaze gupfa. Ariko ugasanga ndi muzima, ntago wigeze ukira kuri profile yawe, nta nubwo urampostinga n'umunsi umwe, nta nubwo uranyandikaho kunkunda. Ariko naba napfuye ugahita unkubitaho uti ni yari Pastor Diane twamukundaga. Rero nta yindi mpamvu ibaho, abantu bakunda umupfu kurenza umuzima. Ntago ari cyo nteguye kuvuga, ariko abantu bakunda nyine kuba umuntu yapfuye nyine. Ariko reka nshimire umuntu ujya umpostinga ndi muzima, wa wundi ujya umfata akanshyira kuri state ye, ndimo ntambutse ikibwiriza. Imana iguha umugisha. Nukuri Imana data iguha umugisha. Ineza y'Imana ibe kure. Nukuri kandi ineza y'Imana ikubeho. Ndabakunda cyane. Nzajya twiganira amagambo meza y'Imana, tukivugira Imana. Ndabikunda cyane ko buriya kuvuga Yesu biri mu bintu bya mbere nkunda. Rero mbahaye ikaze kugira ngo nutubane mu ijambo ry'Imana, twiganira amagambo meza y'Imana. Kandi reka ntangire mbabwira ngo ineza y'Imana ibe kuri mwe. Reka mbabwire ngo umugisha w'Imana ube kuri mwebwe. Allo? Oui. Waramutse. Ihangane ndi mu kiganiro ndaguhamagara. Reka ntangire mbabwira ngo ineza y'Imana ibe kuri mwebwe, umugisha w'Imana ubabeho, amaboko y'Imana kubeho. Niba uri mu gihe gikomeye, witegure ko ugiye mu gihe cyoroshye. Niba uri murarira, witegure ko ugiye kuzanezerwa. Niba kandi ubabaye, witegure ko uzanezerwa. Itegure ko uzaseka, itegure ko Imana izaguhoza amarira, itegure ko Imana izabana nawe, witegure ko Imana igukunda. Yesu ari mu ruhande rwawe. Nukuri inshuti yanjye, hari igihe kigera abantu bagagutega igihe, bandi bagutega iminsi, bamwe bakavuga ngo birarangiye, bandi bakavuga ngo reka turebe, aramwaye, arasebye, bimurangiriyeho, akozwe n'isoni. Ariko mwumvira ijambo, turashimira Imana ko aho birangiriye ariho Imana itangirira. Turashimira Imana ko aho umuntu abonye nta nzira ariho Imana ica inzira. Hari igihe kigera umuntu akabona ko nta nzira, umuntu akabona ko nta butabazi, umuntu akabona ko nta byiringiro, umuntu akabona ko bimurangiriyeho. Satani akakuca mu ntekerezo, akakubwira ko butazacya, akakubwira ko ntawe uzagera, akakubwira ko ntacyo uzimarira, akakubwira ko ibyawe birangiye.
Imana ishimwe cyane. Ariko turashimira Imana ko aho umuntu abona birangiriye ariho Imana itangirira. Umva ukuntu ijambo rivuze mu gitabo cya Yosuwa ibice 3 umurongo wa 7. Aya ni amagambo Imana yabwiye Yosuwa, ariko noneho Imana irimo irayabwira wowe. Imana irimo irayabwira wowe, nabwiye ko nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa. Ijambo ryose riteguwe Imana iduhaye ngo dutambutse riba rifite intego ndetse n'uw'Imana ishaka kuriha, n'uw'Imana rimanukiye. Tufite umugisha w'Imana ko byibura tukibasha kumvira ijambo. Wafungura televiziyo yawe ugahita ubona ijambo, wafungura YouTube ugahita ubona ijambo. Ni ukuri Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iki ni ikimenyetso kivuga ngo irya jambo Yesu yavuze, akavuga ngo inzu y'Imana yubatse ku rutare. Yego, ni cyagiye Yesu yavuze ngo urufatiro inzu y'Imana yubatse ku rutare, akavuga ngo n'amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarinyeganyeza. Imana ishimwe cyane. Rero ntago Yesu wacu azabura uko avugwa. Yesu azamamara, Yesu azagera kure, bikomere ntibikomere, Imana yacu izavugwa. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo Imana yabwiye Yesuwa. Igitabo cya Yesu ibice 3 umurongo wa 7 aravuze ngo Uwiteka abwira Yesuwa ati, uyu munsi ndatangira kuwukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe. Haleluya, ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Yosuwa, haleluya, biravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi Imana ishimwe ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Ariko ndafashijwe. Imana ishimwe. Imana iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza. Kubera iki Imana imubwiye? Kubera iki Imana ivuganye na Yosuwa? Ahari harimo abantu batamwemeraga, harimo abantu batamwiyumvagamo, harimo abantu bamusuzuguraga. Ndashimira Yesu ko hari ikimenyetso ajya ahereza umuntu, hari ikintu Imana igikora abantu bagaceceka. Imana iginyuranye indimi, Imana iginyuranye ibihe, Imana igihindura amateka, Imana igikora ibikomeye. Babandi bavuga ngo birarangiye, bamwe bagucunga, bamwe bavuga ngo turebe, bamwe bavuga ngo aho akaba ari Imana iza gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe umuntu ageramo bikarangira, bantu bakagufataho ijambo, bantu bakagufataho igihe, bandi bati turebe, bandi bataramwaye, bandi batarasebye, bandi bati nukuri akozwe n'isoni. Ariko turashimira Imana, turashimira Yesu, turashimira Imana ihindura ibihe, turashimira Imana inyuranye ibihe, turashimira Imana yimura imisozi itayimenyesheje. Haleluya. Uwiteka abwira Yosuwa, haleluya, iramubwira ngo Yosuwa, uyu munsi ndaza kugukuza, uyu munsi ndagukuza mu Bisiraheli, uyu munsi ndaza kugukuza kugira ngo bamenye kuko nabanaga na Mose, ariko nzabana nawe. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo uyu munsi ndagukuza, uyu munsi ndahindura amateka, munsi ndahindura ubuzima, munsi ndakubera Imana. Bantu bamenye ko wasense, bantu bamenye ko wabaye imbere yawe. Nshuti yanjye unkurikiranye, Imana igukorera igitangaza cyemeza abantu ko wasense. Birashoboka, ariko turashimira Imana ivanaho igisuzuguriro. Kabusubiremo aya magambo, umuntu nakurusha amafaranga uzamurusha Imana, umuntu nakurusha icyubahiro uzamurusha gusenga, umuntu nakurusha ubutunzi uzamurusha ibanga ugendana. Haleluya. Nagira amabwire ngo gusenga bihindura ubuzima, gusenga bikabeshaho. Yosuwa arasenga, Yosuwa abana n'Imana, Yosuwa bimbere y'Imana. Imana iramunezererwa cyane, Imana iramwishimira, iramubwira ngo Yosuwa, uyu munsi ndatangira kugukuza, munsi ndakuzamura, uyu munsi ndagutabara, munsi ndakurwanirira, munsi ndakurengera, bantu bamenye ko mbana nawe. Haleluya. Nakubwira ngo Imana ikora igitangaza, Imana igukorera ikimenyetso, bantu bamenye ko abaye imbere y'Imana, kandi Imana igutabarira aho wasuzuguriwe. Yego. Aho before any madryness, aho wasuzuguriwe, aho watukiwe, aho wavugiwe, hahandi hamwe bazi ko byakurangiriyeho, aho ari Imana igutabarira.
muri byari indirimbo nkunda haravuga ngo anyura mu misozi nkanyura mu mataba ngo hose niko warusha umutima ngo ariko njya saba Uwiteka kugira ngo Uwiteka mbe hafi ngo kandi Uwiteka ntatinda kunyumva. Unarimba indirimbo nkunda haravuga ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi ngo kandi ahindura imibabaro kugira ngo anezeze. Unahita ndirimba indirimbo nkunda haravuga ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twongera tuvuge ngo amena, twongera tuvuge ngo amena. Imana ibwira Yosuwa, Imana irakubwiye mama unkurikiranye, Imana irakubwiye papa unkurikiranye, muri muna wanjye Musa. Imana ishimwe cyane. Imana iramubwira ngo ndatangira kugukuza mu Bisiraheli, ndatangira kugukuza, ndatangira kubera Imana, ndatangira ngurwanirire, ndatangira ngutabare, ndatangira mpagarane nawe. Urajya uvuga ari nge mvuze, ndajya nkuvugiramo, ndajya nkubera Imana. Nshuti yanjye, Imana ugiye kubona ineza y'Imana, ugiye kubona ukora kw'Imana. Imana ije kwivanga mu byawe. Imana ishimwe cyane. Imana ije kwitamurura. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, munsi ndatangira kugukuza, munsi ndatangira nkuzamure. Hakira kuzamurwa mwene data, hakira kujya mu yindi ntera, hakira guhindurwa amateka, hakira gukora nk'abandi, hakira kubyara nk'abandi, hakira gushaka nk'abandi, hakira kunezerwa nk'abandi, hakira nawe umunezero nk'abandi. Imana ishimwe. Wakira guhindurirwa amateka nk'abandi, wakira kwishima nk'abandi. Maze igihe kirekire ubabaye, maze igihe kirekire urira, maze igihe kirekire wihebye, urimo urabaza Imana ngo Mana urihe, urimo urayibaza ngo ko wantaye, urimo urayibaza ko wasize. Ntabwo Imana yagusize, ntabwo Imana yagutaye. Imana iracyagukunda, Imana iracyari mu ruhande rwawe. Ni ukuri kose numvisha ubutabazi buje ku bantu b'Imana. Uyu mwaka mu wihanganire tuwurangize, mwaka utaha tuzabona ineza y'Imana. Imana izatubera ku kwezi kwa karindwi ubonemo ibitangaza by'Imana. Ni ukwezi Imana ije kubana n'abantu bayo, ni ukwezi Imana ije gutabara abantu bayo, ni ukwezi Imana ivanyemo ifu nyinshi, ni ukwezi Imana itanzemo ibisubizo, ni ukwezi Imana ije gutabara abantu b'Imana. Turimo turasatira gusoza umwaka, ariko nayabwire ngo humura, uyu mwaka uraza kusoza ikimenyetso cy'ibyiza. Uyu mwaka uraza kusoza wabonye ineza y'Imana ku buzima bwawe. Yego, ndagira ngo wizere, ndagira ngo ukomere. Wandika ijambo rivuga ngo ntago nyikozwe n'isoni, uvuge ngo ntago nkimwaye, uvuge ngo nukuri neza y'Imana iraba mu ruhande rwanjye. Imana ishimwe. Imana itegereza Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa mwana wanjye. Haleluya. Diane mwana wanjye, humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko ubimbwira mbanamaze kubibona. Kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bikugose, kuko njye Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko ubimbwira mbanamaze kubibona. Kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bikugose, kuko njye Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Haleluya. Imana iramubwira ngo Yosuwa, mama unkurikiranye, papa unkurikiranye, ndatangira kukuzamura, ndatangira kukurengera, ndatangira kugutabara, ndatangira kurwanirira. Akira ubutabazi bw'Imana, akira gukora kw'Imana, akira feva y'Imana, akira kuvanwa mu kigeragezo, akira kugisohokamo, akira kuva mu marira, akira kuva mu butayu, akira kuva mu bigeragezo. Imana ishimwe. Hakira akineza y'Imana ku buzima bwawe. Imana ije kunyuranya ibihe, Imana ije guhindura amateka, Imana nyiringabo ije kwitamura mu buzima bwawe. Imana iramubwira ngo Yosuwa, ndatangira gukuza mu Bisiraheli kugira ngo amenye uko nabanaga na Mose, ariko nsigaye mbana nawe. Imana ishimwe. Maze igihe kirekire usenga ariko ntiwemerwe. Imana ikora ikintu kimwe, bamenye ko wasenze. Imana inyuranye ibihe, Imana iguhindura amateka, Imana ikurwanirire neza y'Imana ibe kuri mwebwe. Ndabakunda cyane, ndagira ngo dusenge Imana. Munyemere shimira abantu bakoze subscribe,
shimira abantu bakoze reka ishare ndetse na comment, abantu basharenga kino kiganiro, abantu bakunda Pastor Diane, nanjye ndabakunda. I love you ndabakunda cyane, by'umwihariko bantu tubana mu mwanya wo gusenga, babandi mubana nanje, babandi mu nkunda. Narababwiye ngo umuntu yagukunda aragusengera, mugasangira mugasurana, ni ikimenyetso cy'uko mukundana. Ndagira ngo dusenge. Warucitse intege, Imana ije kwambika imbaraga. Humura, Imana irakuzamuye, Imana iragutabaye. Muri ya famiye basiko byakurangiriyeho, niho Imana igutabariye. Mana tugushimiye kubanye natwe, zina rye rihabwe icyubahiro. Umugisha badukurikiranye, ijambo rye rigere kure ko ryateguwe, bihindura amateka n'ubuzima, barwanire muri byose. Abarwayi bakize Mana, abashonje bagaburire, bamba busubambike. Buri muntu wese abanye natwe, Mana umuhe umugisha. Uwiteka abari bacitse intege, bumvaga babivuyemo, bumvaga bananiwe, bumvaga barushe, baremera igitangaza. Umugisha badukurikiranye, umugisha abakunzi bacu bicano Imaninza TV. Tugushimiye kutanyeranye natwe, ukabusashanyije natwe, buntu bwe n'ukuri imbaze kuri twe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Shalom.